Dushimiye Imana cyane n'ubundi kuri uyu mugoroba mwiza ishimye kutugezaho duhari kugira ngo n'ubundi tuganire n'abatwumva mwese ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Rero Imana niyo yo kubishimirwa kuko niyo mugenga wa byose, ni nayo murinzi w'ibintu byose burya. Natwe kuba tuje mu kiganiro niyo yaturinze, ariko namwe mwese mudukurikiye niyo yabarinze. Ubwo rero mbere ya byose niyo yo gushimwa, turayishimye cyane. Ariko nanone tunashimira n'abakunzi bacu mwese, abantu mukunda kudukurikira mu kiganiro kuri aya masaha buri wa kane guhera saa 2. Rero tugarutse mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza, inkuru nziza cyangwa se ijambo ry'Imana, wabyita uko bishatse, ariko ni inkuru ikwiye kubwirwa abantu bo ku isi. Ni inkuru igenewe abantu bose nta kurobanura. Umuntu wese uri munsi y'ijuru wabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore akeneye inkuru nziza kugira ngo abe mu isi nanone ari amahoro, kuko umuntu avukana ikibazo akayamara gukura agashaka uko yagikemura bikanga, ndetse akayigana n'abamufasha kugira ngo arebe ko cyakemuka n'ubundi bikanga. Ni ikibazo cyo kwibaza tese hanyuma y'ubu buzima nzajya hehe, dore ko iyo umuntu avuye mu mubiri akomereza ahandi, ni ukubaza tese aho hantu ni hehe. Umuntu akaba mu isi afite ubwoba bwo kurimbuka cyangwa se gucirwaho iteka. Ariko nicyo ubutumwa bwiza bumaze. Ubutumwa bwiza ni Imana yabuzanye, ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu. Imana yamwohereje mu isi kugira ngo azadukemurire icyo kibazo. Nyamara abantu benshi ntibajya babihishurwa cyangwa se ntibajya babimenya. Umuntu ashakira umuti none aho utari. Umuntu agatekereza ko yihanye ibyaha ajya akora byakemuka, ndetse umuntu akagerageza kubyihana ariko akabona ntibishira. Umuntu agashaka ikintu gishobora gutuma bintungana imbere y'Imana, akamara imyaka myinshi abishaka ntabibone. Nyamara ubutumwa bwiza nibwo bwonyine buhishura ukuntu umuntu ashobora kuba intungane imbere y'Imana. Rero dushimiye abadukurikiye mwese, abashyize urushinge ku nyakiramajwi zanyu, tubashimiye Imana. Mukomeze mugumisheho urushinge kugira ngo tubane mu kiganiro. Ariko na bene data cyangwa se abantu Imana yakije urupfu rw'iteka, abantu bari mu isi batagifite ubwoba bwo kurimbuka, abantu bari mu isi bafite ubugingo buhoraho ku Mana, abantu bari mu isi ari intungane imbere y'Imana bishingiye ku ijambo ryayo, aho bari hose turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Nge rero tugiye kubana mu kiganiro ku mazina kubanze turamenyeranye, ni Nahimana Patrice, ariko sindi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye gufatikanya kubagezaho ikiganiro. Imana ishimwe cyane ko nanone duciye inzira nk'uko muvandimwe bivuze, ikabiduhaye uburyo bwo kugera muri studio za Radio Country FM kugira ngo tugezeho abantu inkuru nziza y'umukiro, inkuru nziza iruhura, inkuru nziza ikiza uyumvishe kandi akayizera, ivuga ukuntu ijuru ridakorerwa ahubwo Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Nanjye rero turamenyeranye ku basanzwe bakurikirana iki kiganiro, ariko kandi ntekereza ko hari n'abandi baba bagikurikirana ari bashyashya nanone. Amazina rero ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko ndi umukiranutsi ku bwa Yesu Kristo. Ntabwo mbikesha imirimo yanjye cyangwa ingeso zanjye, ahubwo mbikesha kwizera umurimo Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Namenye neza ko Kristo ubwo yari ari ku musaraba yabazweho ibyaha byanjye, hanyuma kandi n'igihano nari nkwiriye guhabwa Kristo Yesu akagihabwa. Mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba nkaba narababariwe, nkaba narakuweho urubanza rw'iteka, nkaba ndi mu isi ariko mfite ibyiringiro bifite ubugingo, nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Amen. Umubwiriza butumwa bwiza rero bw'ubuntu bw'Imana, ni nacyo twaje kubwira abantu kugira ngo babe mu isi batunze umutima utabacira urubanza, batunze umutima utabarega, bazi neza ko ikibazo bari bafitanye n'Imana cyakemuwe na Kristo Yesu ubwo yari ari ku musaraba. Imana ihabwa icyubahiro. Rero burya mu byose bigirwa ukuri nanone muvandimwe n'ijambo ry'Imana. Turagira ngo tuganire n'abatwumva aya magambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2, ibice byaho 5,
turasoma duhereye ko ku murongo waho wa 19 hanyuma tugeze ku murongo waho wa 21. Hari amagambo avuga ngo kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukiranuka kw'Imana. Imana yawe icyubahiro. Amen. Iyo ni Bibiliya yera. Reka dukoreshe na Bibiliya ijambo ry'Imana. Ni ibinyarwanda bigenda byunganirana kugira ngo umuntu abashe kugumya kubyumva ku buryo bwiza. Abakorinto ba 2 igice cya 5 murongo wa 19 kugeza 21. Haravuga ngo kuko rero Imana yari iri muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bose bo ku isi, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo, kuko turi intumwa za Kristo, ndetse Imana ubwayo niyo ibahamagara ari twe ikoresheje. Turabinginga mu izina rya Kristo nimwiyunge n'Imana. Kristo utigeze akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo. Amen. Imana imbaze. Imana ishimwe muvandi. Yego rwose. Imana ishimwe cyane ku bw'aya magambo Imana iduhaye muri uyu mugoroba, cyangwa se muri aya masaha yo kubwira abantu uburyo ki Imana yiyunze nabo muri Kristo, kuri ubu ikaba itakibabaraho ibyaha byabo. Ni amagambo rero uru ni urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, ariko hanyuma nabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ababwira ubwiyunge Imana yakoze ibukoreye muri Kristo Yesu, ibukoreyebo kandi ibukoreye n'abantu bose. Nyuma ariko burya ntabwo habaho ubwiyunge hatabanje kubaho ikibazo. Ntekereza ko kugira ngo tuze kwibanda cyane kuri aya magambo, nanone burya kugira ngo habeho ubwiyunge, kuko urabona ko dusomye amagambo avuga ngo kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ntabwo habaho ubwiyunge hatabayeho ikibazo. Ariko nanone turaza kubwira abantu ko ntabwo ari umuntu ujya gushaka Imana ngo biyunge, ahubwo ni Imana yakoze ubwiyunge ibukoreye umuntu uriko muri Kristo Yesu. Nicyo ngira ngo tuze kwibandaho cyane, kugira ngo abantu bumve ubwiyunge Imana yakoze, ariko n'impamvu yabukoreye inyoko muntu hari habaye igihe kibazo. Abadukurikiye nanone kuko bavuga ko iyo umuntu atamenya ikibazo burya n'igisubizo biragora kukimenya. Ntekereza ko no ku bantu baciye mu ishuri bose, yo baguhaye ikibazo ntugisobanukirwe, kugisubiza nabyo bihita bigorana. Byanze bikunze ugisubiza nabi kuko utigeze wumva ikibazo. Mbere yuko umenya igisubizo urabanza deje ukumva ikibazo neza. Ese kuki byasabye ko twiyunga n'Imana muri Kristo? Imana twagiranye ikihe kibazo gituma dukenera ubwiyunge nayo? Imana, umuntu atandukanywa n'Imana uhereye muri kavukire. Ubwo tugiye kuvuga ku cyaha ho gatoya kugira ngo nubwo tuba dufite iminota mike, ariko nabwo turarezima tukagerageza kukivugaho kugira ngo umuntu abanze nanone yumve ko yagiranye n'Imana ikibazo. Ikibazo umuntu yagiranye n'Imana rero, umuntu yatandukanywe n'Imana uhereye muri kavukire. Niyo mpamvu Bibiliya mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 18 umanuka haravanga igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Adamu yakoze icyaha rero cyitwa kutumvira Imana. Imana yaramuremye mushyira mu ngo bya Edeni, ariko igira iby'imubwira ariko igira n'ibyimubuza. Imubwira ko umunsi yariye ku giti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza nta kabuza no gupfa azapfa.
rero ibyo bintu byarabaye. Adamu na Eva bariye ku giti cy'ubwenge. Tuba turi kwihuta kuko tubaye nk'ababirambura twanabisoma, ariko tekereza ko aba badukurikiye benshi barasomye. Ndageza ko mwarabisomye mu itangiriro igice cya 2 birimo ukuntu Adamu na Eva baje kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, bituma batandukana n'Imana. Icya mbere bamaze kukiryaho bagize ubwenge, basobanukirwa ikibi n'icyiza, ariko Imana itashakaga ko bamenya, baba bagize icyaha. Bamaze kwinjirwamo n'umwuka w'ikibi n'icyiza, ako kanya bibambika ubusa imbere y'Imana, ariko binabahunza Imana, bahita bayijya kure. Bayigiye kure ntibarekeraho kuko ntibegeze batuza, ahubwo bahise batangira muvoma zo gushaka uburyo bakambara bakongera bakegera Imana bikemera. Rero muvandimwe, ntekereza ko ku kibazo umuntu yagize, umuntu avukana icyaha cy'inkomoko. Iyo turi gushaka kubyoroshya tukita kamere y'icyaha, kandi nta muntu utakivukana n'umwe. Nubwo abantu babezwe igihe kinini ko amazi ayasanzwe Yorodani cyangwa se mu kiyaga agikuraho, ariko ni ukubeshya, kuko Petero ari kubyandika yari yavuze ngo amazi ntabasha kumaraho n'ico ryo ku mubiri. Burya impamvu duhora twoga nuko amazi adafite ubushobozi bwo gukuraho ico ngo rishire. Icyaha rero cyo kiba mu muntu imbere, icyaha kiba mu mutima w'umuntu, icyaha kiba muri kamere muntu. Rero icyo cyaha kirahagije gucira umuntu w'iteka atarakora ibindi. Icyo cyaha kirahagije kurimbura umuntu atarakora ibindi. Ndagira ngo abatwumva mutarajya muri detail, kuko abantu bibanda cyane kuri detail z'ibyo icyo cyaha cyeze, kuko icyo ni icyaha umuntu avukana, ariko gishyira mu bikorwa iby'icyaha nyine. Ni burya nicyo cyeraho ibindi byose ujya wibonaho. Ibiramambo burya abantu bose bihana, bajya mu byumba bakihana ibyaha, wihana ibyeze ku icyo uvukana. Kuko ntago ikintu abantu bakwiye kumva neza, ntago icyaha kiba inyuma y'umuntu. Kuko icyaha kibaye kiba inyuma waba ujya uhura nacyo, wenda wanagikwepa bikemera simbizi, ariko icyaha ntago kiba inyuma y'umuntu. Hari n'abajya bavuga ngo bakiguyemo. Ya ntago icyaha ari ikiziba ngo usitara ukigwemo. Cyaha ni ikintu gituye mu muntu, kiba mu muntu, kigendana n'umuntu, udashobora no kwiruka ngo ugisige. Niyo mpamvu umuntu amara igihe kinini yihana ibyaha ariko ntibimushireho. Ibyo niba ayo magambo wayabonye dushaka turayasoma kugira ngo twumvishe abantu. Muri Mariko igice cya 7 uhere nka 17. Usome iyo mirongo ugeze pfo gatoya, abantu bumva uburyo icyaha kitaba inyuma y'umuntu. Yego. Haravuga ngo nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Yego. Ntimuzi yuko ikintu kinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Yego rwose. Kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacu. Yego. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Yego rwose. Yego. Murongo 20 aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Yego. Kuko mu mutima y'abantu havamo imigambi mibi. Yego. Kuko mu mutima w'abantu cyangwa se umutima w'umuntu komeza havamo imigambi mibi. Guheheta. Yego. Gusambana. Yego. Kwiba. Yego. No kwica. Yego. Kwifuza kubi no kugira nabi. Yego. Uburiganya n'iby'isoni. Yego. Ijisho ribi n'ibitutsi. Yego. Ubwibone n'ubupfu. Yego. Ibyo bibi byose biva mu muntu ibyo bimuhumanya. Amen. Amen. Imana ihimbazwe. Icyo nicyo navugaga muvandimwe. Abantu mudukurikiye, ndagira ngo ntukajye utekereza ko icyaha ujya uhura nacyo. Ntugatekereze ko hari ibintu bijya biva inyuma yawe bikakwanduza. Wapi. Ntekereza ko abo tugendanye mu byo dusomye murabyumvisha. Ntukanatekereze ko ibintu ujya urya ari byo bijya biguhumanya. Wapi. Ahubwo mu mutima, hano baravuze ngo mu mutima w'umuntu, mu mutima w'umuntu, mu kamero k'umuntu niho haba ibi byose bakoreye detail.
bishatse kuvuga ngo ibikwanduza si ibiva inyuma bikujyamo, ahubwo ibikwanduza bigutuyemo, ahubwo bisohoka bikuvamo. Burya nibyo bigaragara inyuma, nibyo wita ibyaha. Ndetse iyo utekereje ko uba umunyabyaha igihe ubibonye wabikoze, uba ubyibeshyeho, kuko ni nayo mpamvu ushaka igisubizo mu buryo butari bwo. Iyo wibonyeho biriya bintu byose bavuze biva mu mutima wawe, ni detaye ndende, ubwibone, kwiba, byinshi, biriya bintu byose iyo ubyibonyeho, biriya bintu ntaho uba wahuriye nabyo mu nzira. Bavuze ngo biriya bintu bituye mu mutima wawe, ni ibintu bisohoka biva mu mutima wawe. Mu yandi magambo, ubwo umutima wawe nicyo gicumbi cy'ibibi byose. Ubwo bivuze ko ego kabone nubwo muri ibi tuvuze nta na kimwe wakwibona cyasohotse inyuma, ego ubundi nyirizina uri byo utari wabibona byasohotse. Yego niko kwimenya nyirizina ko ndi umunyabyaha. Nuko ubwibone butarasohoka ndi umunyabwibone, ubusambanyi butarasohoka ndi umusambanyi, ubwicanyi butarasohoka ndi umwicanyi. Aho tuvuga ni mu cyaha nyirizina kamere. Noneho gusohoka kwabyo ni nko gutanga umugabo ngo dore ukomeze, ni murebe ukomera, burya nuko navutse nukundi. Ubwo rero nashaka kuvuga ngo abantu bacungana n'ibyasohotse nk'uko wabivugaga, nyamara bitarasohoka ubwabyo umuntu ari ibyo bintu nyirizina. Yego, ibyo turakivugira iki? Turakivugira ko abantu bajya bashaka igisubizo cy'ibyo bintu nabi kubera kutamenya ikibazo. Ndatanga urugero nk'ubu, nk'abantu bafite amarobine mu rugo, uramutse ufunguye robine ukabona amazi ari kuza ari ibiziba, deja ntabwo igisubizo gishobora kuva ku itiyo ryawe ufunguye, kubera ko ikibazo kiba cyapfiriye mu isoko. Kwa Elisa ni Elisa, yego, baje bamubwira ko amazi arura, yego, amazi yagize ikibazo, bose yashariye, yego, arababwira ati aya mazi kugira ngo akire abe mazima, yego, ni munjyane ku isoko. Yego rwose. Noneho ku isoko ni haba hazima. Yego, n'amazi nayo, n'amazi aragera ku bantu bose ari mazima, yabaye mazima. Bivuga ngo rero ibyaha ujya ubona ukora, ibyaha ujya wibonaho, witekereza ko ikibazo gihari ari uko ujya ubikora, ahubwo menya ko ikibazo naho biva. Kuko kugira ngo abadukurikiye mu byumve cyane, reba ukuntu umaze igihe wihana ibyaha, reba ukuntu udakunda ibyaha, reba ukuntu byanga, reba ukuntu ujya uniyeza, reba ukuntu ujya ubyicuza unababaye, ngaho reba ukuntu byanze gushira. Reba n'amasengesho bifatiye ubadara abantu bafatira amasengesho ibyaha agafata nk'iminsi 7, avuga ngo umana unkize kino kintu sinzongere kwibona uku kuntu njya nibona. Ikintu gitangaje nuko yasohoka havutse ibindi utanatekerezaga. Yego rwose. Impamvu rero turabisomye muri Mariko ngo nuko umutima wawe ari cyo gicumbi cyabyo. Isoko iba mu ibyaha ni umutima wawe, kandi umutima wawe nturi bugende ngo ubusige. Niyo uri kujya kwicuza no kwihana unapfukama, n'ubundi umutima w'igicumbi cy'ibyaha ubu kiwufite. Niyo mpamvu utajya ugera ku karome ko kumva byashizemo. Nta muntu n'umwe wari wihana ibyaha bivuze mu mazina ngo bimushiremo. Kubera iki bidashira? Nuko umutima wawe ari cyo gicumbi cyabyo. Ngiki kibazo gikomeye umuntu yagize. Nicyo gituma Bibiliya ihita ivuga ngo umuntu uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro ku musatsi nta hazima uwo muntu afite. Kubera iki? Nuko mu mutima wawe niba ari cyo gicumbi cy'ibyaha, wirwana n'ibyo ujya wibonaho inyuma, kuko n'ubundi uragira ngo bikosore ibindi bikaza. Bisa n'umuntu ufite igiti cy'avoka. Ntabwo igisubizo cyo guca avoka mu rugo iwawe ari ugusarura iziri ku giti. Niba igiti kigihari, nuvuga ngo ni impamvu z'igihe gusa, izindi ziragaruka. Ushobora kwihana ukabona ngo byashize, ariko ubwo umutima wawe ari igicumbi cy'ibyaha urongera ugakora ibindi. Umuntu yogoshesheje umusatsi akiyogoshesha bakawumaraho muri salo, none se utekereza ko badafite umusatsi? Niyo bawumaraho wose ubu uzagaruka ukongera. Kubera
ibyumweru bibiri yego rwose umusatsi ujya kubona ukabona urameze niko umuntu ameze yego rero abantu mushaka gutekereza ko mushobora kuba beza imbere y'Imana waretse ibyaha byose uzarinda upfa utabigezeho kuko umutima wawe nicyo gicumbi. Noneho ibiramambo muvandimwe Yakobo byandika avuga ko mu mategeko y'Imana iyo ucumuye rimwe ubu yishe yose. Mu yandi magambo umuntu ufite icyaha kimwe angana n'umuntu ufite ibyaha miliyari ku Mana. ubwo bivuze ngo ni nawe Imana yashoboreye ibintu, ni nawe Imana agaragarije ububi bw'umuntu. Nuko Imana itisa umuntu umunyabyaha ishingiye ku ngeso mbi nyinshi yagaragaje cyangwa nkeya, kugira ngo hatagira umuntu wirata navuge ngo nge yanabitanzeho urugero avuga ngo abiyiringira ko bakiranuka kurusha abandi bose. Iyo mico mibi imeze gutya abafarisayo barayigiraga. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ku Mana kuba wagize ingeso nkeya mbi no kuba wagize ingeso nyinshi mbi ku Mana birangana byose cyane, hashingiye ku kwica itegeko rimwe yose ukaba wayisha imbere y'Imana. Kuko niki byumvikanisha dusubiye mu itangiriro muri Edeni, Adamu na Eva bakoze ibyaha bingahe kuko nibo dukomokaho. Bibiliya inavuga ndetse ko igicumuro cyabo cyaduhinduye abanyabyaha twese. Bakoze icyaha kimwe cyo kutumvira Imana, bumvira Satani, binjirwamo n'umwuka w'icyiza n'ikibi. Icyo cyari gihagije kubirukana mu ngobyi ya Edeni, cyari kinahagije kubambika ubusa imbere y'Imana. Witekeza kuba mubi imbere y'Imana wakoze ibyaha byinshi. Niba unafite kimwe uri umunyabyaha wuzuye imbere y'Imana, kandi icyo kimwe nacyo si icyo ujya wibonaho, ni icyo wavukanye. Erega Yesu yarabivuze ngo ubwiye utukanye ngo wagicucu akwiriye gushyirwa mu rubanza kimwe n'uwishe umuntu. Ego rwose. Nukuvuga ngo uvuze ngo utukanye, gutukana wenda tuvuge ko ari cyo cyoroshye. Yesu agereranya ukungana k'ububi bw'icyaha cya muntu. Yaravuze ngo uwo muntu ukoze icyo gutukana akwiriye gushyirwa mu rubanza kimwe n'uwishe umuntu. Aho turi kuvuga ni imbere y'Imana. Yego rwose. Rero muvandimwe wenda tuhise tunihuta ku mpamvu z'uko n'iminota bari mike. Abantu bibeshye ku cyaha bituma bibeshya no kugukiranuka. Muvoma z'abantu benshi umuntu atekereza ko ari umunyabyaha nyine kubera ibyajya yibonaho, noneho agahita anatekereza ko kugira ngo bikemuke ari bubireke. Ikibazo gihari, nta muntu urigera bireka ngo abintungane imbere y'Imana. Nyamara si cyo gisubizo, kuko hari ukuntu Imana yagennye umuntu yaba intungane imbere yayo. Hari ukuntu Imana yagennye gukiza umuntu icyo kibazo. Hari ukuntu Imana yagennye kwiyunga n'uwo muntu wayigomeye. Hari ukuntu Imana yagennye kukugira intungane utabigizemo uruhare, yewe n'amategeko atabigizemo uruhare. Byagenze bite? Nibyo dusomye mu Bakorinto. Turasomye ngo muri Kristo Yesu tuzaguma tubabwire Kristo. Hari n'abajya bagira ikibazo bavuga ngo niwe duhora tuvuga ariko niwe tuzaguma kuvuga. Biravuga ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina abantu bahawe uryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Paulo yaravuze ngo singira ikindi nira keretse umusaraba wa Kristo Yesu. Kristo niwe tuziratana nawo tuzabwira abantu. Yego. Yesu nawe yabigarutse aravuga ngo ndababwiza ukuri. Buriya muvandi nemera ikintu Yesu yagiye avuga akavuga ngo ni ukuri. Yesu ubwe ni ukuri ndababwira yuko ari ingerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi. Umuntu iyo yinjiriye kuri nge arakizwa, abona urwuri, abona ubugingo buhoraho. Abandi bambanjirije ni abajura. Ati niyo babonye isegarije bariruka bagata intama kubera ko atari izabo. Niwe rembo ry'intama. Niwe rembo umuntu anyuramo agakizwa. Yego. Ugandi marembo atanyura muri Kristo Yesu yerekeza muri Gehenomu. Yego. Yesu yaravuze ngo ninge mushumba mwiza, abandi bose barabajura ndetse n'abanyazi. Ngo ndetse ngo ikigaragaza ko ari nge mwungeri mwiza w'intama, ngo nge intama ndazipfira. Ariko ngo abashumba bingirwa bashumba baragirira ibihembo. Iyo babonye isegarije bati intama bakiruka. Ngo ariko impamvu ngo nuko intama atari izabo.
Imana ihimbazwe. Kristo ego baragirira ibihembo Imana ihimbazwe. Rero Imana yagennye uburyo bumwe bwo kwiyunga n'umuntu. Umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe gusa, ni Kristo Yesu. Nta wundi muhuza, nta wundi muntu uhari wo guhuza Imana n'abantu keretse Kristo Yesu wenyine. Uwo niwe Yakobo yarose ngo amurota ari urwego, ngo yiseguye ibuye abona ari urwego, ngo rumanutse ruvuye mu ijuru, ruva mu ijuru rukora hasi, ngo abona abamarayika bamanuka abandi bazamukaho. Yari yeretswe Kristo Yesu uzasiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, akamanuka akaza mu isi, akambara kamero k'umuntu kugira ngo atubere inzira igera ku Mana. Aha twasomye bavuze ngo muri Kristo Yesu nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Ariko muvandi, niba Imana ari ivuga ko yiyunze n'umuntu ikaba itakimubaraho ibicumuro bye, kuki umuntu aguma kubyibaraho? Ni ikibazo. Ubundi ibyo nibyo byitwa kudakizwa. Ego rwose. Nuko ngo kudakizwa ni ugukomeza kwibara iby'Imana itakikubaraho. Ego. Kuko Imana ni ifite ukuri yonyine. Sibyo? Yego. Ni ifite ukuri yonyine. Niyo yavuze ukuri yonyine. Kandi iby'Imana twigeze dutambutse ikiganiro kivuga ngo iby'Imana ihamya. Ego. Sibyo? Nibyo by'ukuri kuruta iby'abantu bahamya. Ego. Sibyo? Urumva ko Imana iravuga ngo muri Kristo niyunze n'abari mu isi, sinabanyibabaraho ibicumuro byabo. None umuntu agakomeza akibaraho ibicumuro n'ibyaha. Ibicumuro n'ibyaha. Ego. Kandi Imana itakibimubaraho. Bivuze ngo wakabaye ufata ibintu nk'uko Imana ibifata, cyangwa ufata ibintu nk'uko Imana yabikoze, ukabyemera gutyo, ukabyizeza umutima wawe. Ariko mwene da gatoya, wabwira abantu nibura ububwenge ukuntu bwabaye, kuko urumva kugira ngo habeho ubwiyunge hari icyabaye. Ego. Kuko ntihabayeho ubwiyunge gutyo gusa tu. Urumva Imana yo ntiyari bwivuguruze. Yego. Umusaraba wa Kristo, hari ibintu bibiri byahabereye bikomeye ku musaraba wa Kristo yabambweho. Habayeho ukuri ndetse n'urukundo. Yego. Noneho Imana yo kubera ko yari yaravuze ko igihano cy'umunyabyaha ari urupfu, ntabwo yari bwivuguruze kuri icyo kintu. Yego, yego. Ariko nanone Imana yagombaga kwica umunyabyaha, ariko ahimwiciye ikanahagaragariza urukundo rwayo. Amen. Ubundi ni ibintu bidashobokera abantu, ariko ku Mana byarashobotse. Amen. Kristo yaje avuye mu ijuru, yambara umubiri w'abantu, yambara kamero k'umuntu, ahinduka umunyabyaha, ibyaha by'abantu bimujyaho bimufataho, biba nk'ibye. Arangije Imana kubera ko yavuze ko igihano cy'umunyabyaha ari urupfu, Imana ihana umunyabyaha muri Kristo Yesu. Amen. Umunsi Kristo apfa ku musaraba, ni igihano cy'umunyabyaha cyari kibaye, ni ibihembo by'ibyaha byari bibaye. Esaya bivuga mu buhanuzi yaravuze ngo yaramushenjaguye, ngo yaramubabaje, ngo yaramukubise, nyamara ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Umunsi Kristo ashenjagurwa ni igihano Imana yahanaga umunyabyaha. Kristo yambaye umuntu kugira ngo Imana ibone uko ihana umuntu muri Kristo Yesu. Imana ishimwe ko twahaniwe muri Kristo. Imana rero imaze kubona ihannye umuntu bihagije, imaze kubona itanze igihano gihagije, imaze kubona urupfu yashakaga kwica umunyabyaha rubaye, imaze guhana icyaha inyuzwe, ihita iravuga ngo nuko ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi. Twe tuba twiyunze n'Imana, ariko Imana itwiyungisha nayo ikoresheje Kristo Yesu. Nibyo mu Bakorisayi havuga. Ego rwose. Igice cya mbere umurongo wa 21 havuga ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera. Yego. Mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Ego. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we. Ego rwose, Imana yimbaza. Abashyira imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawe. Ubwo kugira ngo Imana yiyunge n'abanyabyaha, yiyunge natwe, yiyunze natwe kubw'urupfu rw'umwana wayo. Bivuze ngo Kristo urupfu yapfuye rwarishye igihano twagombaga
guhanwa cyo kujya mu muriro utazima. Ego rwose. Kandi urukundo rwinshi rw'Imana hano bavuze ngo niko Imana yiyunze n'abari mu isi. Ntago Imana yiyunze nanjye muri Kristo njyenyine, nawe utwumva, nawe Imana yiyunze nawe muri Kristo. Ikibazo gihari ni uko utabimenya, kandi kutabimenya bikuzanira ubwoba. Kutabimenya bituma ubaho mu isi ukahaba wumva uzarimbuka. Nyamara inkuru nziza ni kumenyesha ko Imana yiyunze nawe muri Kristo. Buriya muvandi njya nshimira Kristo kwambara umubiri. Imana ihimbaze ko yambitse Kristo umubiri kugira ngo ibyaha byacu bibone aho bifata. Ariko nguzi ko umubiri Kristo yambaye riga ngo ni umubiri wa. Yego rwose. Umubiri yambaye ni umubiri wa. Kuko niko ibyanditswe bivuga. Ibyanditswe bivuga ko yambaye umubiri w'icyaha. Ego. Nukuvuga ngo yambaye umubiri w'icyaha kugira ngo Imana ibone uko ihana umunyabyaha. Yego. Ngo Imana ihana Kristo yari ihaniye nge nawe uri kutwumva. Urumva abantu bagiye babyumva neza. Ese ubundi kuki Kristo wabambwe ku musaraba igorogota azira ibyaha by'abantu, ntitubona ko ku munsi wa gatatu yazutse? Ndashaka kwibutsa abatwumva ko dufite umuririmbyi uvuga ngo nuko arapfa arahambwa ariko ngo ibyaha byanjye abihamba mu mva. Kristo we ku munsi wa gatatu yarazutse. Abagaragaje iki? Kuzuka kwa Kristo kugaragaza iki? Kugaragaza ko kumbi gupfa atari we warupfuye, kuko ntajya apfa ubusanzwe, ahubwo yambaye umuntu kugira ngo Imana ubone uko yica umuntu muri we. Niba bivuga ngo yazukiye kugira ngo tugirwe intungane. Paul byandika yavuze ngo nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, aba ari ikindi kiremwa gishya, ibya kera biba bishize. Kuko ibyaha byacu Kristo yabihambye mu mva. Umunsi bahamba Kristo bari bahambye ibyaha by'umunyabyaha mu mva, ubu utazongera kugaruka ukundi. Kristo azutse atuzukana turi ibyaremwe bishya. Aho niho twabereye intungane mu maso y'Imana. Aho niho Imana iturebera ikabona tudafite icyaha. Aho niho Imana iturebera ikabona turabera ndetse n'abaziranenge. Kubera iki? Twavutse ubwa kabiri, twavutse ku Mana. Ntago waba ufite ivuko rimwe waravutse ku bushake bw'umugore n'umugabo ngo wikize kubura umunyabyaha, keretse uvutse ubwa kabiri. Kandi kuvuka ubwa kabiri si ukundi, ni ukwemera ibyo turi kuvuga kuri Kristo. Ni ukwemera ko Imana yiyunze nawe muri Kristo, ntiyabikikubaraho ibicumuro byawe. Abantu bajya baririmba umuririmbyi ntibamwumve. Umuririmbyi ufite igitero kivuga ngo nk'uko aho izuba rirasira hatandukanye kure naho rirengera, ngo niko Imana yajyanye ibicumuro byacu kure, ngo nuko ngo turayihimbaza. Hano twasomye ku murongo 21 bari bavuze ngo Kristo utaregeza akora icyaha. Muvandiki Kinyarwanda abatwumva ko tubitware buhoro. Kristo utaregeza akora icyaha. Ngira ngo abantu turi kujyana batwumva. Kristo ntiyigeze akora icyaha. Ikibazo buri muntu wese uri kutwumva yibaza icyatumye apfa azize ibyaha. Hano bakomeje bavuga ngo Kristo utaregeza akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha byacu. Kumbi ibyaha byacu ni Imana yabibaza. Imana yambika Kristo umubiri byatumye imubaraho ibyaha byacu. Ariko ngo kugira bigende gute kuri twebwe? Ngo kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo bw'Imana, tubarweho gutungana kw'Imana. Kugira ngo muri Kristo tubarweho gutungana kw'Imana. Nicyo gituma Imana iturebera muri Kristo ikatwitabera ndetse n'abaziranenge. Kubera igihano cy'ibyaha cyarabaye, ntabwo Imana izaduhana kabiri. None wambwira ko Imana yaguhaniye muri Kristo hanyuma ikazongera ikanaguhana se? Ubwo se yakwishyuza umwenda w'icyaha kabiri? Oya rwose. Nicyo gituma tubahenda nyine. Yego rwose. Mu cyimbo cya Kristo kugira ngo biyunge n'Imana. Ubwo kandi binumvikane ko akwiye gukurwaho kiriya kinyoma kivuga ngo kwiyunga n'Imana no gusaba imbabazi. Yego. Sibyo kuko aho iyo tuvuga ibyo nuko hariho n'ikinyoma kivuga ngo harajya abantu bajya mu masengesho ngo nimureke tubanze twiyunge n'iki? Twiyunge n'Imana. Kwiyunga n'Imana bakabyita gusaba Imana iki? Imbabazi. Icyo ni ikinyoma gituruka kuri Satani. Ni ikinyoma kuko uhereye no mu isezerano rya kera kugira ngo Imana ikwemere byasabaga ko amaraso ameneka, byasabaga igitambo
kugira ngo Imana ibone ko hari ikintu gipfuye mu mwanya wawe. Muvandi buriya uretse ko abantu badahishurwa cyangwa ngo babyumve, ariko Imana ihimbarizwa abantu yabihishuriye, ndabizi babatwumva kandi bakanezerwa. Niba byarasabaga umutambyi, byasabaga ko gutuma intama idafite inenge. Kubera iki intama ifite inenge mutambyi atayemeraga? Nuko iyo yizana ifite inenge yari kumeze nkawe. Byasabaga igitambo kidafite inenge kugira ngo kize kuzira ibyawe. Icyo gitambo umuntu yarakizanaga kikaba ari cyo gipfa mu mwanya wawe. Nicyo gituma Yohana abonye Yesu, abonye Kristo, yaravuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kristo yaraje ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana turagwenda kugira ngo wiyunge n'Imana. Imana yo umva muvandi, Imana abantu batwumva, Imana yo yamaze kwiyunga namwe byararangiye, ahubwo nawe ni wiyunge nayo. Turagwenda ngo nawe wiyunge, byemere nawe mwiyunge, byemerwa bwiyunge ubona. Iyo nabo yitwa guhendahenda muri icyo Kinyarwanda, ihanganura isome nubwo wenda tugiye guhereza abantu umurongo. Ijambo ngo turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Hano bari bavuze ngo kuko turi intumwa za Kristo, ngo ndetse Imana ubwayo ngo niyo ibahamagara ari twikoresheje kugira ngo mu izina rya Kristo mwiyunge n'Imana. Ego rwose. Iyi kubahamagara. Yego. Ari twikoresheje kugira ngo mumenye ko Imana yiyunze namwe muri Kristo Yesu, kugira ngo mumenye ko nta rubanza rw'ibyaha Imana ikibabaraho, kugira ngo mumenye ko igihano cy'ibyaha mwagihaniwe muri Kristo Yesu, icyakoze Kristo aba ari we wumva ububabare, twebwe twakira umunezero dukomora kuri icyo gikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Ego rwose. Amen. Rero ntekereza ko abatwumva ntitwabaho umurongo. Nibyo. Katubaho umurongo wa telefone muduhamagare. Umuntu wamaze kwemera ubwo bwiyunge, ikimenyetso kibikubwira urahita tugira amahoro ku Mana. Ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Dufite amahoro ku Mana. Nawe nutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, urara ufite amahoro ku Mana. Katubaho umurongo wa telefone muduhamagare. MTN 0782 44 21 25. Ndayisubiramo 0782 44 21 25. Airtel ni 07 83 83 05 07 83 muduhamagare dusangire ikiganiro. Abantu mwamaze kwiyunga n'Imana dusangire ikiganiro. Ndabona umuntu yaje kandi FM. Alo, ndumva network imwangiye. Muduhamagare abantu mwakurikiye ikiganiro, tugumye dusangire ikiganiro. Ayo magambo waruvuze ya nyuma, bo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana, barayasanga mu Baroma ibice byaho 5 umurongo waho wa mbere. Yego rwose. Yaje. Halo, Country FM. Halo. Halo, Country FM. Country FM, halo. Halo. Mukomeze muhamagare, mukomeze mugerageze dusangire ijambo ry'Imana. Halo. Country FM, halo. Ndumva nawe ntarezo. Komeze bagerageze. Halo. Halo. Country FM, halo. Halo. Ndabona network zishobora kuba zanze. Ariko komeze mwumve wenda uwo Country FM, halo. Aragiye. Country FM, halo. Hello. Oui, turakumva.
Mwiriwe. mwiriwe neza. Nitwa Byumvore Elize Igiheke. Yego Byumvore. Nanjye ndi umuhamya ubwo butumwa bwiza. Amen. Mwavuze cyane iby'icyaha. Yego. Muvuga ukuntu cyinjiye mu muntu. Biturutse kuri Adamu. Ariko mwanavuze ku mbabazi bene Adamu bagiriwe. Ariko ikintu kiba gikomeye ni ugusobanukirwa iri jambo ry'Imana. Kuko iyo utarisobanukiwe nturyumva neza. Kandi kugira ngo umuntu arisobanukirwe n'ubundi birasaba ko yizera iri jambo yumvisha. Niho umuntu arisobanukirwa akamenya ngo ni ibiki. Abatwumva rero nibizere kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Ngo kuko utumvira amategeko yayo. Ngo ndetse ntushobora kuyumvira. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7 niko havuga. Bisobanura ngo umutima umuntu avukana ku mugabo n'umugore. Kambwira abantu ngo umutima uvukana uri uruhinja. Uwo ni umutima wa kamere y'abantu. Yego rwose. Umutima umeze nk'uw'abantu imbere y'Imana. Uwo mutima uba ari umwanzi w'Imana. Yego rwose. Kubera iki? Kubera ko uwo mutima ntiwumvira amategeko y'Imana. Ndetse ntushobora kuyumvira kubera ko uwo mutima ufite ikibazo. Ufite ikibazo cyo gukora ibyiza n'ibibi. Ntabwo uwo mutima ukiranuka ngo bikunde. Ndetse niyo umuntu ashatse kuwukiranukiramo ubwo abantu bajya banagaya ibya kamere akumva ashatse kubihunga. Ariko ntazi ko ari kwigaya kandi nta kundi yakigenza. Yego. Ntabwo wakihunga ibyaha bikuriho nk'uko amatwi akuriho. Yego. Ibyaha bikuriho nk'uko amazuru akuriho. Ibyaha bikuriho nk'uko ingingo z'umubiri zawe zikuriho. Kandi ntago waca ingingo zawe. Ibyaha ni uburyo umeze, ni imitekerereze yawe, ni imigendere yawe, ni imikorere yawe, ni ingeso zawe, ni uburyo uteye. Ubwo buryo bwa kamere ntago Imana yabukwemereramo. Ariko Imana yatugiriye imbabazi nanone. Kubera yuko igihembo cy'umunyabyaha ari urupfu. Urupfu ruba kuri Kristo mu cyimbo cy'urupfu rwacu kugira ngo twebwe tube tubonye ubuzima. Abantu ntabwo bajya bumva kwitanga ari iki ngo Yesu yaranyitangiye ukibaza yarakwitangiye we bikumarira. Ese koko yaba yaragupfiriye nawe ukazapfa kandi wumva yaragupfiriye ubu byumva neza? Ntabwo babyumva. Kristo Yesu yapfiriye abantu kugira ngo bo batazapfa. Yego. Yacunguye abantu kuko kwicungura byabananiye. Abantu nibizere ko bababariwe binyuze mu rupfu Yesu yapfuye. Ngewe njya mbona ruriya rupfu ari narwo rutwezaho ibyaha neza. Kuko ubundi iyo umuntu apfuye inyuma y'urupfu nta kintu gikurikiraho, nta n'urundi rubanza. Iyo umuntu apfuye biba birangiye. Urupfu rero Kristo yapfuye nirwo rudukuraho ibyaha kuko urupfu nari gupfa niwe warupfuye nk'igihano cy'ibyaha byanjye. Mba mpindutse umukiranutsi imbere y'amaso y'Imana bikesha urwo rupfu Kristo yapfuye. Bavandi, umuntu utwumva akaba yumva iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza niyizere amaraso ya Kristo ko ariyo yabaye impongano y'ibyaha bye. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Nawe urakoze cyane, guma wishime rwose, ufite amahoro ku Mana muvandimwe. Ndanezerewe kuko nageze mu isabato nziza birasobanutse gusa. Oya rwose wararuhutse ubutazongera gukora ukundi. Yego rwose. Ngiyo umuntu yinjiye mu bwo buruhukiro abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana ngo yaruhutse yayo. Yego rwose. Komeza ugubwe neza muvandimwe, komeza unezererwe mu kiruhuko. Yego yego. Ariko Byumvo uza ko dohereza nimero yawe nyuma y'ikiganiro. Nta kibazo ndayiba. Urakoze cyane mwene data. Sawa. Mukomeze mugerageze muduhamagare, Byumvuhora arishimye natwe turamushimiye Imana kandi
ameze neza ndabizi aracyari kunyakira amajwi ye iyo nimero rwose ayiduhe pe yego nituza gutanga nimero zacu ngendanwa aze kutwakura aduhe iyo nimero ye tuyibone yego kuko tumushimiye Imana avuze ibintu bikomeye kandi byiza aravuze ati ibyaha bimeze nk'amatwi k'umuntu ati ibyaha ni ikintu udashobora kurwana nacyo ati niyo uri kurwana no kubireka uba uri kwirwanya kandi telefone alo ndumva yagiye banza aramarizo nkaba mukomeze mugerageze muduhamagare kandi telefone Halo. Oui, alors. Yego turabumva cyane Country FM muri bande muherereye he? Allo? Allo? Arongera. Allo? 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 Niyongere agerageze. Amareza ari kugorana ariko uko ukomeza kugerageza biracamo. Ukomeze mugerageze dusangira ikiganiro ndabona yagarutse. Allo? Allo? Ndumva nawe yagiye. Yego. Mukomeze mugerageze dusangire ibyishimo. Imana ishimwe ko ayaje. Allo? Quand le fait mono? Allo? Allo, quand le fait? Ndumva nawe ahari bitamwemereye. Turakomeza wenda hari ubwo mwakire uture twumve. Quand le fait malo? Allo? Yego turabumva muri bande muherereye turabumva. Allo? Yego turakumva. Mwiriwe neza. Mwateze amatwi ikiganiro. Twateze amatwi cyane. Aha mwakuye mwiki? Mwakuye mwiki cyabafashije? Twakuyemo ku ijambo ry'Imana kuryubaha. Aha mu bigendanye no kujya mu ijuru. Ku bigendanye no kujya mu ijuru. No kuva mu byaha. Wadukurikiye twatangiranye ikiganiro? Twasobanuraga ko Imana yiyunze nawe muri Kristo ikaba itakikubaraho ibyo byaha byawe uvuga. Ukeneye kwemera ubwo bwiyunge bwawe n'Imana. Kugira ngo nubwemera mutima Imana igukureho urubanza rw'ibyaha nawe ube mwisi ufite amahoro ku Mana. Wumva uri intungane nta bundi buryo bundi uzareka ibyaha ngo bishire nkuko warubivuze. Nta nubwo ari nayo nzira Imana yashimye kubicishamo ntago Imana yigeze ivugurura umuntu ahubwo Imana yiciye umuntu muri Kristo Yezu kugira ngo ibone uburyo imuzura ari icyaremwe gishya. Wemera rero ibyo Kristo yakoze ko ari we yabikoreye ukabyizeza umutima ubundi ukaba mwisi uri intungane ku Mana. Nibyo umuntu yizera kandi ujye uguma ukurikira ikiganiro. Nta kibazo. Sawa urakoze. Bagumye bagerageze baduhamagare abantu bamaze kumva aho Imana yiyungiye nabo muri Kristo yaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Bagumye baduhamagare dusangire nanone ikiganiro. Quand le fait malo? Allo? Allo, quand le fait? Arongera? Niyongera gerageze. Wamwakira. Allo, quand le fait? Allo? Yego turabumva muri bande muherereye he? Moses Kunkombo haruguru yo kwa Marishare. Yego Moses wakurikiranye ikiganiro cy'ubutumwa bwiza? Cyancitse hari akantu narindimo usanze cyancitse kabisa. Cyagucitse ubwo uzashyiraho nyakira amajwi uzindutse kwa 4 saa 2 aragiye aragira cyavugaga mu ncamakeya. Nuko reko ntekereza ko ubwakiri kunyakira amajwi n'ubundi turi kubwira abantu uburyo ki Imana yiyunze nabo muri Kristo Yesu yaba ikibabaraho ibyaha byabo
kubwira abantu ukuntu twababariwe, turi kubwira abantu ukuntu twakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Abantu bakomeze baduhamagare kugira ngo dusangire ijambo mu by'ukuri, dukomeje no kunezerwa cyane ko Imana yakoze igikorwa gikomeye. Yego. Iyo yakoze ubwiyunge, yagaragaje urukundo rutangaje. Ubundi mu buzima busanzwe iyo wahemukiye umuntu niwe umusanga ukamwiyungaho, ariko ikumana hose uko byagenze. Ni ikimenyetso kigaragaza urukundo rukomeye, nuko iyo Imana yaje kudushaka idushakira muri Kristo Yesu, ni urukundo rutangaje. Yego. Ubundi iyo uvuze ngo Imana n'urukundo, ubaye utarumva ukuntu yiyunze nawe muri Kristo ku buryo witakikubaraho icyaha na kimwe, ntabwo ushobora gushyikira ukuntu Imana ari urukundo. Ariko Imana ikunda umuntu ku buryo bukomeye, ku buryo yashimye kwambika Kristo umubiri kugira ngo ibone uburyo iguhana, ariko iguhanire muri Kristo kugira ngo nanone ubwo bwiyunge buboneke, ubane n'Imana amahoro. Uri mwisi ariko Imana itakubaraho icyaha. Ibyo Dawudi yaravuze, aravuga ngo hahirwa umuntu wabari ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa, ngo hahirwa umuntu witeka atabaraho icyaha. Uwo muntu rero ni umuntu wiyunze n'Imana muri Kristo, ahari hose akaba yarabimenye nta cyaha Imana imubaraho. Bakomeza bakagerageza kuduhamagara. Nomero ni 0782 44 21 25. Tigo yo ni 0783 83 5 0783 83 5. Ku minota mike dusigaranye waduhamagara twamwakira, tugasangira nawe ibyishimo no gushimira Imana kuba yariyunze natwe, ikabita kitubaraho ibyaha byacu. Ndabona hari uwaje. Yego. Country FM. Allo Country FM. Aragiye birango numva agiye, bakomeze bagerageze, turabakira ku minota mike dusigaranye. Kristo we utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Yego. Kugira ngo haruwaje. Allo Country FM. Yongere gerageze kugira ngo muri we twe duhinduke ukiranuka kw'Imana. Country FM. Yagiye bagerageze mu minota mike dufite, undi waza twamwakira rwose nta kibazo. Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ugukiranuka kw'Imana. Kugira ngo ube umukiranutsi ku Mana ni ukumenya ko ibyaha byawe n'ingano yabyo Imana bifashe ikabibara kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu akabihanirwa, agaterwa icumu azira ibyaha byawe n'ibyaha byanjye, agatamirizwa ikamba ry'amahwa, agaterwa imisumari mu biganza ndetse no mu birenge, agapfa urupfu nk'urwo twari dukwiriye rwahamye Yesu Kristo, kugira ngo ibyo nitubyizera mu by'ukuri tutarimbuka, ahubwo duhabwa ubugingo kubwe. Ubugingo bwa Kristo nibwo bwabaye ubwawe wowe uri kutwumva. Reka tukubwire ngo ijwi rikomeza kukubwira ngo uracyari umunyabyaha, nuko mu by'ukuri ibyo jwi riraturuka ku Mana. Ijwi rikubwira ko Yesu atapfira ibyaha bye ngo bibe bihagije, we kuryitaho. Nuko Imana izi neza ko yo igikorwa Kristo Yesu yakoze gihagije. Kristo ari ku musaraba niwe wivugiye ngo byose birarangiye. Yararangije kukweza, yararangije kugukuraho ibyaha, yararangije kuguha ubutungane bwe, yararangije kuguha kwera kwe, kuko nawe yarahindutse icyaha ku bwawe, kuko nawe yarahindutse icyaha ku bwacu, niko nawe yari aduhaye gukiranuka kwe, kwera kwe, kugira ngo ibyo biduheshe kujya mu ijuru. Yego rwose. Nibyo kuko Imana yo deja yamaze kwiyunga nawe muri Kristo. Icyo Imana yaragikemuye, cyararangiye ku ruhande rwayo. Ikibazo ni wowe utari kwemera ibyo bintu, ariko Imana yo niko yabikoze. Iyo ngimaze kubona amaraso ya Kristo amenetse, yavuze ko ibyaha byawe ndetse n'ubugome bwose ugira itazongera kubyibuka ukundi. Aho kugira ngo ugumye urwane no kwikuraho ibintu bikurimo, kwikuraho ibintu bikugendaho, kwikuraho, ntago wakirwanya ngo bishobore, sigaho kwirwanya, ahubwo emera ko ibihembo by'ibyaha byabaye urupfu,
kandi wemere ko Imana yambitse Kristo umubiri wawe cyangwa se ari wowe imwambitse kugira ngo ibone uko iguhana, ariko amahirwe akomeye iguhanire muri Kristo. Imana rero yishe umunyabyaha muri Kristo, ibyo byaha ibihamba mu mva, biragenda ubutazongera ndetse no kugaruka. Ikibazo ni imyumvire y'ubutamenya ituma wibaraho ibyaha, ukitekereza nk'umunyabyaha, ukiciraho iteka. Ariko Yesu yavuze ngo ntago nazanywe mu isi no kuza gucira abari mu isi iteka, ahubwo nazanywe no kugira ngo mbakize. Mubo yaje gukiza rero nawe urimo, nuko gusa utari kubyemera, ariko nuhabwa kubyemera nawe uragira umunezero, uraba ufite amahoro menshi ku Mana, ndetse uranashira ubwoba, urakomeza kumva ukuntu Imana nta kibazo mufitanye, ndetse itakikubaraho icyaha na kimwe. Yego rwose. Amen. Ndabona umurongo wanze, bishobora kuba ari ikibazo cy'amarezo, wenda batekerezaga kuduhamagara, nyine bihangane, sinzi niba hari uwaba agiye kuza tukamufata, ariko ndabona amarezo yanze. Haruje katumwakire, wamwakira. Allo Country FM. Country FM, allo. Ongera gerageze. Allo Country FM. Niyongera gerageze, ni ikibazo cya network. Yego. Niyongera gerageze mu tunota nkatungaye dufite, turebe ko twamwakira. Yaje. Country FM, allo. Allo Country FM. Niyongera gerageze turebe. Country FM, allo. Ikibazo cya network. Allo. Hello. Yego, turabumva cyane. Muri bande muherereye he? Uravugana na Mukanyankuru banditse. Yego Mukanyankuru. Mwateze amatwi ikiganiro. Mukanyankuru. Neza. Isabyanga. Mukanyankuru rari ntagiye kumwumva neza cyane. Arongera gerageze mu minota nk'ingahe dufite. Yego. Uza mbere ubwo niwe twahikira, kandi mu minota itarenze 2 dufite. Yego. Hagize uwaza twamwakira, tukatubwira ko nawe yishimiye ubwiyunge bwe n'Imana. Yego. Allo. Allo Country FM. Allo. Yego turabumva. Muri bande muherereye he? Allo. Yego turabumva. Mwiriwe. Turakumva neza. Nakurikiye ikiganiro. Yego, wagikurikiye, ni iki wumvisemo ngo ugisangize abatwumva? Icyo nakurikiyemo nuko umuntu yemera kuva mu byaha akabana n'Imana. Urumva iminota yanagiye, wenda uzaduga umukurikira ikiganiro, ariko icyo twavugaga nawe yagiye, kadukoreho turebe niba mu munota umwe hari uwaza nawe tukamwakira mu munota umwe, dusigaranye umwe rwose. Sinzi, ndabona Haruje. Country FM, allo. Bagerageze mu munota umwe dusigaranye. Allo. Yego turabumva cyane. Muri bande muherereye he? Nitwa niyo kwizerwa Chanceline. Yego Chanceline, mwateze amatwi ikiganiro. Yego. Mwakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Dukwiye kureka ibyaha nubwo bitaba byoroshye, ariko nyine umuntu agomba kugerageza. Chanceli, uratwumva neza? Yego. Tugufatishije ku murongo igihe cyagiye. Ariko twasobanuraga ko ukuvuze kureka ibyaha, twari twize dusoma muri Mariko batubwira ko ibyaha byose ujya ubona n'ibyo utarabona byose bituye mu mutima w'umuntu. Rero iyo ufashe decision yo kubireka bisa no kwirwanya, kandi ntiwakishobora. Biragoye. Natwe ariko nicyo twasobanuraga, n'Imana yadutanze kubona ko bigoye, hanyuma idutangira incungu. Nicyo cyatumye Imana yohereza Kristo Yesu mu isi, araza yambara ko kamero k'icyaha cyawe, hanyuma Imana ibona uburyo iguhanira muri Kristo, kugira ngo ibyo bintu nubyizera unamenye ko wiyunze n'Imana nta cyaha kikubaraho. Yego. Nicyo twasobanuraga ko Imana yiyunze nawe muri Kristo, ubu ikaba itakikubaraho ibicumuro byawe. Nicyo biyita kwizera. Ibyo iyo byizeye uba intungane ku Mana.
yego. ujye ugomye kurikira ikiganiro rero ni buri wa kane guhera 2:00 uduhamagaye iminota nyine yagiye. Nta kundi murakoze. Ariko dutangana nimero mu kanya nayo ushobora kuyifata tukarushaho kukuganiriza nyuma y'ikiganiro. Narize. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Amen. Yego. Reka tubwire abantu ko iki kiganiro bagikurikira kuri YouTube. Yo wanditse muri telefone yawe nini ya WhatsApp ijuru, ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana iki kiganiro n'ibindi biganiro byose byanyuzeho, hanyuma ugakomeza gukurikirana abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bakomeza kukubwira ukuntu ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Ariko hari nimero wakwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp narwo wakomeza gukurikiraniraho ubu butumwa 0784 42 57 0784 42 57. Iyo wayandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ugakomeza no gukurikirana ijambo ryo butumwa bwiza kuri urwo rubuga narwo rwitwa ijuru rikorerwa. Twatanga nimero ya telefone ngendanwa kugira ngo wakenera kutuvugisha tuvugishe. Inimero ya Patrice MTN ni 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Ya Joseph 0788 39 26 3 0788 39 26 hari n'indi ya 079 18 25 900 079 18 25 900. Mwakoze mwese abo twabanye mu kiganiro naho kuwa kane utaha.